Yesu ashimwe. Umunezero cyane kuri twe twese. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu bagena imigambi ari kubiteka ni wisohoza. Twifuje uyu mwiherero tumaze igihe tusengera tubiteguye, none Uwiteka yawushohoje, ariko buriya ntitwaha Imana yacu amashyi n'impundu koko. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Intego y'iki giterane cyacu nari amagambo Yesu yabwiye Petero ngo kandi kuri uru rutare nzubakaho itorero ryanjye. Ndagira ngo tuganire mu mwanya utarambiranye kubera ko igihe cyacu cyagiye. Mbese umuntu Yesu akoresha mu kubaka itorero rye ninde? Ni muntu ki? Hamwe no kubaramutsa bene data, hamwe no gushima Imana yongeye kuduhuza, duheruka guhurira Ishyogwe mu kwezi kwa 12 2017 tariki enye kugeza ku ya 8. Turongeye turahuye, duhuriye kuri EACC. Duhuriye kuri stade yacu. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Aya magambo nkuko dusomeye mu ijambo ry'Imana, Yesu yayavuze nyuma y'ibibazo yabajije nkuko twabyibukijwe, ati abantu bagira ngo ndinde. Ari uko abandi bantu bavuze ngo Yesu ninde, atari ko se mwebwe bwanyu mugira ngo ndinde? Mwebwe mugira ngo ndinde? Petero aturi Kristo, umwana w'Imana. N'uyu munsi nanjye Yesu arambaza, nawe arakubaza, ariko ahima kugira ngo Yesu ninde? Archdeacon, pastori, bishop, Yesu ninde? Petero aturi Kristo, umwana w'Imana ihoraho. Yesu aturahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo biguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru. Ati nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare. Petero, iri zina ryo mu Kigiriki Petros, naryo ryakuwe mu rurimi rwa Aramik. Kefa sobanura ibuye cyangwa urutare. Hari impaka rero mu biga Bibiliya n'abigisha Bibiliya. Bamwe bati Petero niwe Yesu yubatseho itorero rye. Abandi bati ntabwo ari Petero, ahubwo ryubatswe kuri Kristo, uwo Petero yahamije. Izo ni impaka z'abantu. Ubwonko bwacu ni bugufi cyane, impaka ntabwo zabura, ariko Imana ishimwe. Imana ni Imana. Ni koko ntawabura kuzirikana uruhare rwa Petero mu murimo w'Imana. Yagize uruhare rukomeye cyane. Petero yagize uruhare rukomeye mu kubaka mu murimo mu itorero ry'Imana mu gihe cye. Reka twibutswe n'ijambo ry'Imana ko n'igihe intumwa zasigaye Yerusalemu, Petero yari mukuru mu zindi ntumwa zari zihari. Niwe wabwirije ubutumwa ku munsi wa Pentekote. Abantu 3,000 barakizwa.
yagiye mu butumwa i Samariya, aho yatangiye umurimo mwiza we na Yohana wo kurambika ibiganza ku bakristo. Bari barabatijwe gusa babarambikaho ibiganza, buzura umwuka wera. Ariho umurimo wo kurambika ibiganza ku bizera watangiriye. Yababajwe byinshi ndetse aranicwa azira ubutumwa bwiza, ntawabyirengagiza. Petero yagize uruhare mu itangira ry'itorero, ariko iyo itorero riza kubakwa kuri we ntabwo riba ryaramaze kabiri. Petero yari umunyantege nke nk'abandi bose. Hari igihe Pawulo yamushyize mu mucyo. Iyo dusomye mu Bagalatiya igice cya 2 umurongo wa 11 ugakomeza, hari aho Petero yagize intege nke, Pawulo amushyira mu mucyo ati ndamucyaha, ndamuhangara. Kuko Petero yasangiraga n'abanyamahanga mu mudendezo w'abantu b'Imana nta mupaka nk'abarokore, asangira n'abanyamahanga. Ariko abonye Yakobo umuyudaje arifata, agira isoni, ntiyongera gusangira n'abanyamahanga. Petero amushyira mu mucyo ati ubwo ni uburyarya. Pawulo amushyira mu mucyo ati Petero ubaye indyarya, tumye n'abandi babindyarya, ntubaye mukuri ngo uhagarare. Yari umunyantege nke nkawe nanjye. Ariko usibye n'ibyo, asinziriye mu gituza cya Yesu, yaratabarutse nk'abandi, ntawe uhari uyu munsi. Rero hano mu Rwanda Petero ntacyo yamarira itorero cyangwa ahandi. Ntabwo itorero ryakubakwa kuri Petero ngo rimare kabiri, kandi usibye na Petero nta wundi muntu itorero ryakubakwaho ngo rirame. Tujye twirinda imvugo zimwe na zimwe, bene data, kanisa yanjye, abarimu banjye, paruwase yanjye, distrika yanjye, ubucidikoni bwanjye, abapasitori banjye, diyoseze yanjye, abanyeshuri banjye, abastafu banjye. Ndetse tujya kuvuga dutyo, tujye twibaza inshuro nyinshi mbere yo kubivuga. Bawe kweli? Itorero ryawe kweli? Aya, nta wundi muntu byakubakwaho ngo birame, nubwo yaba jyewe, nubwo yaba wowe. Itorero ntabwo ari iryanjye, ntabwo ari iryawe. Turi abanyantege nke twese nk'abandi bantu bose. Ikindi kandi, uyu munsi turahari, ariko ejo ntabwo tuzaba duhari, hazaba hari abandi. Ntitukakibagirwe. Yesu ntabwo yubatse itorero rye kuri Petero, nubwo Petero bisobanuye ibuye cyangwa urutare. Nubwo yavuze ati kuri urwo rutare, ntabwo yavugaga urutare rwitwa Petero we. Oya we, oya, oya. Turi hano nk'abakozi b'Imana, abayobozi mu itorero ry'Imana mu Rwanda. Ibyo duhagarariye byubatse bite? Byubatse kuri nde? Pawulo ati nta rundi rufatiro, nta rundi, nta rundi. Uyu mwanya turimo ni umwanya ukomeye cyane. Imana idufashe muri uyu mwiherero. Ni uruhe ruhare tugira
kugira ngo iby'Imana yubaka bibi birama, tarangirana natwe. Hari ibintu byugarije itorero ry'Imana, si mu Rwanda gusa, ni mu isi yose. Reka tujye tubizirikana. Icyambere ni ukubura abungeri b'umukumbi. Abungeri, Mwami Yesu ati ibisarurwa ni byinshi, ariko abasaruzi ni bake. Ubukene bwo kubura abungeri b'umukumbi. Reka nibutse ko aho twicaye aha, turi abepiskopi, turi n'abapasitori, tuvuge nk'ab'Angilican mu itorero ry'Imana mu Rwanda aho turi. Buriya mu by'ukuri abungeri b'umukumbi w'Imana mu Rwanda ntabwo ari twe twicaye aha, n'abarimu b'amakanisa. Nibo bungeri b'umukumbi, nibo babana n'intama. Itorero ry'Imana riba mu maboko ya mwarimu, tukibagirwa. Ariko abarimu bafite mu itorero ubushobozi bwabo bungana iki? Ni bungahe? Duheraho mbere yo kugera kuri pasitori. Mwarimu wari ugaburira umukumbi ukwezi kugashira, ubushobozi bwa mwarimu ni ubuhe? Icyo ni ikibazo cyugarije itorero. Cya mbere ni ukubura abungeri b'umukumbi. Hanyuma iyo ujya gushaka abarimu, baragiye umukumbi w'Imana, pasitori, ushingira kuki? Rero ku bwami bwa Satani ntabwo yishara ryo. Ndashima Yesu wangiriye neza. Yesu yagendera ubugingo bwanjye, nari umusore muto. Iwacu hari mu bwami bwa Satani pe. Abapfumu bose babaga mwamama. Abo mu Ndorwa, abo mu Gisaka, abo mu Buganza, bose babaga iwacu. Nanjye nibwo buzima nari ndimo, nta bindi birenze ibyo. Kandi nibyo twaranywaga, twarasambanaga, twari muri buzima bwose bw'umwanda mu bapfumu. Ariko Yesu angiriye neza. Ku musozi w'iwacu abarokore baza kuhakorera ibiterane by'ivugabutumwa. B'Angilican, ibiterane by'abarokore birihe? Yemwe barokore, mu giterane cy'abarokore ngenda ngiye gushungera, imbabazi z'Imana zimfatiraho. Haleluya! Ayiwe! Maze mpuye no kwera kw'Imana n'igitinyiro n'icyubahiro cyayo, umwanda wanjye wose ujya hagaragara. Ndabyatura ku karubanda, ndabyatura, ndabivuga. Liga omsagu gunazeza webaza murokozi. Yesu ashimwe cyane. Yo
maze Yesu angirira neza, nakira imbabazi z'Imana. Reka mbabwire icyakurikiye. Imana yangiriye neza muri ibyo bihe, maze mbona Bibiliya kugira ngo mubyumve. Mu rugo rw'iwacu hari umubare w'amazu atabarika, buri muzimu wose wari ufite inzu, kandi abana twese twari twaragabanijwe muri ayo mazu ngo abakuru batarara bonyine. Nanjye na mukuru wanjye twajyaga kuraza abakuru muri iyo ndaro aho twararaga. Ariko maze gukizwa ntabwo iyo ndaro nayivuyemo, ariko Imana impa Bibiliya, maze indaro nkayihereramo, maze nkagotomera Bibiliya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ngotomera Bibiliya, ndayiconjomera n'inyota nyinshi. Icyakurikiye uzi icyo ari cyo, maze mfata Bibiliya yanjye njya muri ba bapfumu bari wacu, naka umuriro, mfite agahinda ntayiwe, aba bantu bagiye kurimbukira mu bupfumu. Maze nadukira abapfumu na Bibiliya, ninashima Yesu wanyijije, namwe Yesu yabakiza mwa bapfumu mwe, mugakira ubupfumu bwanyu mukabaho ubwami bw'ubwoba. Ariko umwami Yesu amaze kwinjira mu bugingo bwanjye ndatinyuka. Haleluya. Nadukira ubwami bwa Satani, njya guhamiriza abapfumu bo mwamama. Reka mbabwire, hari byinshi ntari nsobanukiwe icyo gihe, namwe nari nkiri ku ntangiriro, namwe murabyumva. Ariko sinarinzi ngo iyo watuye izina rya Yesu mu butware bwaryo, iryo zina rikora ibitangaza. Naturaga iryo zina mbwira abapfumu, kumbe iryo zina ryakoraga ibitangaza. Za mbaraga z'ubupfumu bwabo zarashiraga pe. Abapfumu nkabona babuze amahoro, izina rya Yesu rikagenda rikabapfumagura rikabarangiza. Icyakurikiyeho nuko abapfumu bacitse iwacu, umwe agenda, undi agenda, bose bashira iwacu. Haleluya. Maze abiwacu batangira gukizwa. Haleluya. Hari abantu b'igahindi bari aha ngaha, hari n'abikira mu ruzi bahari, ariko nta mupasiteri ukira mu ruzi. Pasiteri wanjye arira, pasiteri wanjye ari tukutendereza. Yesu nguriya Gaspar, Yesu ashimwe cyane. Nguriya ni umuhamya. Iwacu batangiye gukizwa, ubu iwacu umuryango wanjye barakijijwe. Icyerekana imbaraga z'Imana ni ukugira ubutware bwo guhangara ubwami bwa Satani. Satani akomeza ganze, yicare, yime, turaho pe. Hari ubwo tubaze iki torero ngo turambaye turaberewe, turafata amafoto, amazikisi, abantu barapfira mu byaha, abantu barapfuye, bararindagira. Kubera iki? Kuko nta mbaraga zihari zo guhangana na Satani. Ibibuza imbaraga ni ibiki? Ab'Angilican dukeneye ububyutse. Haleluya. Dukeneye ububyutse bw'umwuka, ububyutse bw'umwuka, ububyutse bw'umwuka. Haleluya. Ariko ugasanga byabaye iby'umugenzo, kandi ugasanga ubuzima bw'umukozi w'Imana bwarakamye pe, bwarakamye pe. Buri bihe duhagarara imbere y'abantu tuvuga ubutumwa, ariko aho uzabipimira naha ni igihe cyo gutegura iryo jambo ry'Imana. Abantu b'Imana, ufata ibihe bingana iki byo kujya imbere y'Imana ngo ikubwire icyo ishaka kubwira abantu bayo? Ibyo bihe birabura kubera gahunda nyinshi, gahunda na porogaramu. Ubu ni gahunda na porogaramu, gahunda na porogaramu, gahunda na porogaramu.
gahunda na porogaramu se n'ibyo abantu bakeneye, nta mbaraga bigira. Iyo abantu barya ijambo ry'Imana bamurikirwa naryo, igikurikiraho ni ukuva mu buyobe abantu bakajya mu mucyo w'ukuri. Hanyuma uzi ikimenyetso cya nyuma cyerekana aho ubuntu bw'Imana buri, abantu barakundana. Haleluya. Abantu bakunda Imana kandi hagati yabo bakagira bate, bagakundana. Abarokore barangwa no gukundana. Byonyine abantu baratinyana. Ugatinya n'icyayi, wajya kunywa icyayi cyangwa fanta, wajya guhaguruka ukayijyana ngo no muri wese ukayijyana ngo utagaruka ugasanga bagize bate. Abantu b'Imana, Imana itubabarire, Imana idutabare. Ibyo ntabwo ari ubuzima. Pastor agatinya kujya gusura abakristo ngo batamuroga. Se bakuroza ugapfa, genda bakuroga upfe. Pfa nyine, genda upfese, pfa. Itorero ry'Imana ryubatse ku rutare, igitare cy'Imana, reka ngongereho ubw'imbabazi zawe, kera waramenewe, none ubu ngwishemo umujinya w'Imana. Ngiye kubaho umwitozo. Uyu muririmbyi yaravuze ati igitare cy'Imana reka nguhungireho. Ndagira ngo urebe muri iyi ndirimbo ukuremo gitare cy'Imana, maze urebe ikindi kintu ushyiramo, maze ukomeze uririmbe. Abapasiteri muri Diocese ya Kivu nibahaguruke. Arari muhaguruke. Reka twe dutangire turirimbe, tubaho urugero. Obonto hause reka ngo, ubwo wabivuga wakomeza ukaririmba. Dufite n'ibitaro byashyira rwose, twagizemo uruhare rukomeye cyane dufatanyije na leta. Ngaho dushyiramo ibitaro, ibitaro byashyira. Hari ikindi washyiraho? Ubanza iby'iwacu ari bikeya. Nimutubwire Diocese indi ifite ibindi byinshi dusimbuza. Dushyiramo EACC, kaminuza hano. EACC. Ubwo wakomeza? Ariko wenda Musenyeri Auguste, siyo? Abapasiteri bashyira Bishop Auguste. Bishop Auguste. Ubwo mwakomeza? Ariko turi busy. Ibyo byose ntacyo imwiyicarire, ntacyo byagufasha, ntacyo bifasha. Ni byiza cyane, birakenewe, twubyumvikaneho. Ariko ntabwo ari wo muhamagaro wacu. Nibyo kudufasha mu muhamagaro w'itorero. It is not an end in itself. It is a means to the end. Ni ikidufasha kugera ku nshingano. Mbese ninde Yesu akoresha mu kubaka itorero rye? Hari igihe abo mu itorero basigara bameze nk'umwami Sawuli.
uzi ko Sawuli Imana yamukuyeho amaboko agakomeza agategeka, ariko Imana yaragize ite? Yaramukuyeho amaboko. Witonde, utibwira ngo ukomeje kwambara uraberwa, ariko Imana yaragukuyeho iki? Yaragukuyeho amaboko. Wirinde utagaragarira abandi kuri mu murimo, nyamara Imana yaragukuyeho amaboko. Kubera iki? Kubera kutubaha Imana. Sawuli ntiyubashye Imana, nayo yamuciye ku ngoma. Mu itorero haba abantu batubaha Imana bakaguma mu nshingano zabo, nyamara Imana yarabakuyeho amaboko. Umuntu Yesu Kristo akoresha mu kubaka itorero rye ntabwo ari pastori, ntabwo ari umwepiskopi, ntabwo ari uwabatijwe, ntabwo ari uwakomejwe, ntabwo ari uwashyingiwe, ntabwo ari uwaminuje cyangwa wigisha abandi. Ni uwemera kumuha umwanya wa mbere, uwemera guha Umwami Yesu umwanya wa mbere mu buzima bwe, mu bikorwa byose by'itorero. Iyo Yesu yahawe umwanya wa mbere mu bikorwa byose by'itorero, uwo muntu Yesu aramukoresha mu kubaka itorero rye. Dutekereze cyane, ubwo duhuriye aha tugiye kwira ibyo twakwirata ni ibiki? Imiryango irasenyuka mu gihugu, abantu baratandukana, amakimbirane mu ngo, kandi benshi ni abakristo bacu mu itorero tuyoboye. Ibibazo y'uruhuri bitabarika. Dukora urutonde rw'ibyo twakorera ibirori, tugenze makeya, twitonde. Abantu bararimbukira mu byaha, murimo wacu kugira ngo abantu bakizwe, bimike Imana bakiriho, nibasoza urugendo mbere ya nyuma bayifungire mu ijuru. Ni umuhamagaro wacu. Angilican, dusengere ububyutse mu itorero ry'Imana, dusengere ububyutse. Nyagasani Imana tugirire imbabazi, Mana tubabarire Nyagasani. Iki gihe uduhaye duciye bugufi rwose, tubabarire kandi wandika amategeko yawe mu mitima yacu, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.